Abareyo nizere ko muri hafi cyane. Ubu noneho imiriro nibwo yaza. Rayon Sport igiye gucakirana mu kanya gato saa 12 na Kiyovu Sport ku mukino w'umunsi wa kabiri wa phase retour uko munsi wa 17 wa championnat muri rusange. Rayon Sport itaritwaye neza ku munsi wa mbere inganya na Musanze ibitego 2-2 itsinda ikishyurwa. Nyuma y'iminsi mike ikajya kuzukira kuri Rutsiro ngo umugabo yaguye ubundi ikibi ni uguhera hasi, ariko yahise yeguka abagaragaje caractère yo kuba umugabo. Kuri uyu wa gatandatu saa 12 Rayon Sport igiye gucakira na Kiyovu Sport iri ku mwanya wa nyuma inganya amanota na Vision. Birumvikana neza ko Kiyovu Sport iramutse itsinze igatsinda Rayon Sport yabona amanota 3 ikisunikaho umwanya imwe imbere, mu gihe Vision yaba yatakaje cyangwa se nayo yaba yatsinze bigakomeza kugenda bikubana. Ariko reka tuvuye ku bya Kiyovu na Rayon Sport. Iyi match igiye kwakirwa na Kiyovu Sport i Kigali kuri Kigali Pele Stadium. Ariko n'ubundi ntibyabuza abareyo kuza kwihera ijisho uyu mukino, kuko ni umukino uza kuba ufunguye wuzuyemo kwataka. Rayon Sport ifite inyota yo kongera kwemeza abareyo ko bashoboye, ko n'igikombe bagitwara uko byagenda kose. Ni Rayon Sport itarishimiwe n'abafana kuri match ya Musanze. Nabonye ko umukino warangiye abafana ntibakomera abakinnyi, ntibabaririmbira ahubwo baririmba aya bonga. Bivuze ngo abakinnyi bariyumvamo umwenda wo kuza kwishyura abafana ba Rayon Sport. Nk'umufana wa Rayon Sport wakwibaza ngo ese ni iki kigiye gutuma nza kureba uyu mukino noneho? Hari abavuga ngo Kadimu yaradutsindishije, Kadimu yatsinzwe igitego n'icya kabiri cyajyamo, avuga ati mutuzane pasi. Araja match ya Rutsiro ayikora neza, ariko umutoza asimbuje akuyemo amediateri azanye Sefu, ubwo yarakuyemo Dafe, ikipe isubira hasi nayo mubona igitego. Ariko ntibikuyeho ko yakongerwa agahabwa amahirwe. Reka tuzamuke na 11 bagiye kubantu ku rwa Rayon Sport. 11 bitezwe ko kugera rya 45% baza kubanza mu kibuga. Nizamu n'umuzamu Ndikuriyo Pasya. Uyu muzamu nubwo yatsinzwe igitego kuri match ya Rutsiro, ariko ni umuzamu witwaye neza muri shampiyona ishize, ari nayo impamvu Rayon Sport yamubonye ikamugira icyizere ikamugura ngaze kuba backup nziza ya Kadimu Ndiaye. Nubwo yatsinzwe igitego, nta muzamu udatsindwa igitego, yahabwa andi mahirwe yo kwikosora. Wenda byakomeza kuba bibi bakazana Kadimu, ariko nawe yongeye guhabwa andi mahirwe akagira umwanya wo kwikosora. Pasya ndakeka tumwumvikanaho neza. Muri defense agakinisha Yusu Dianye na Saimane Mabure. Uno mugabo Yusu Dianye amaze kwerekana ko suku defenda gusa ashoboye. Ni umudefenseri mwiza yego, ariko no mu gitego cyabuze yahagitsinda. Yatanga amanota 3 mu buryo bwose, mu buryo bwuzuye. Yarinze ibitego kujyamo kandi atsinda n'ibitego bitanga amanota. Umva ko ni umudefenseri mwiza uko byagenda kose utagomba kubura muri defense ya Rayon Sport. Ubaza bashaka ngo trompieringaho nande. Trompieringaho Saimane Mabure cyangwa ni Omar Nyingi. Ariko k'uyu munsi na prefera ko bakinisha Yusu Dianye na Saimane Mabure kugira ngo n'umubare w'abanyamahanga udakomeza gutumbagira, cyane ko imbere muri attaque dukiremo abanyamahanga benshi. Ubwo defense centrale ni Yusu Dianye na Saimane Mabure. Ni Mabure nawe azamuye urwego guhera ubushize, uwo ndavuga mu mwaka ushize akina na Mitima, yazamuye urwego kandi n'ubu ngubu aracyari kuri calibre, aracyari ku rwego rwo hejuru rwo gukomeza guhatana. Kandi nawe mu gihe yapiyarinzweho bari abanyamahanga yagiye agaragaza Valeri ye mu kibuga,
agaciro ke mu kibuga, umumaro we mu kibuga yarawugiye ugaragaza mu mikino myinshi igiye itandukanye. Kuri kabiri, ni Ombolenga Fitina wagarutse. Yari amaze igihe ari mu mvune, ariko aho agarukiye ubona ko arimo arataravaya, aratanga umusaruro, arazamuka kandi aradefanda neza. Kuri gatatu, Bugingo Hakim amaze gukonfirma umwanya. Ganijuru Elia ntakiri umukonkera we, ntago akiri umuntu yagira ubwoba bitari wo kumukura mu kibuga, usibye ko yanakora cyane nawe akazamura urwego, ariko Bugingo Hakim ibintu atanga mu kibuga kuri gatatu ya Rayon Sport ntago Elia yabitanga. Kubw'iyo mpamvu naprefera ko Bugingo Hakim abanza kuri gatatu pa raporo ya Ganijuru Elia. Mu kibuga hagati kuri gatandatu cyangwa se umurekiperateri, Rayon Sport afite ibibazo byinshi cyane. Muzi ko Sefu adafite fitness. Umutoza Robertinho arihangana akagerageza uburyo amushakira umwanya, ariko still aracyari hasi. Iyajemo mediane ya Rayon Sport iba menase cyane, agakora amakosa menshi avamo ibitego. Birumvikana ko mu gihe Sefu adafite fitness nta yandi mahitamo, kuko Kanamugire Roger yaravunitse, kandi buriya niwe wajya kugerageza agatravala agashyiramo agatege, ukabona ko agerageza gufasha hagati, ariko nawe yaravunitse. Bivuga ngo amahirwe ahari ni uko bakagora Dafe, nubwo nawe nta fitness afite 100%, ni umukinnyi mukuru uzi ibyo akina. Niba mwarabibonye neza, we akina zone ye, akamenya ngo ndambura imipira nyitanga imbere, nongere nsubire mu nshingano zanjye, siniyangaje mu bintu byinshi, kuko arabizi ko nawe atarajya ku rwego hejuru kuko ibintu byinshi mu kibuga. We akora inshingano ze, izina zihari ba nyiraso. Dafe rwose ni amahitamo meza y'umutoza Robertinho. Hagati mu kibuga ku 8 n'icumi agakinisha Ndayishimiye Richard na Muhire Kevin. Byamaze kugaragara yuko Richard na Kevin iyo bakinanye bitanga umusaruro cyane. N'ikimenyimenyi Muhire Kevin muri uno mwaka amaze kugira uruhare mu bitego 11, atanga assist 10 n'igitego kimwe yatsinze. Bivuze ngo Kevin afite imibare myiza, akwiye gukina inyuma y'abataka. Muri ataka rero umva bo namanuramo, hari Iraguha Haji aca ku ruhande rumwe, Azizi Basane ari ku rundi ruhande, ntatakisha Fari Nganye. Twagiye tubona match nyinshi Azizi Basane yagiye amasimbura agahita hindura umukino neza, ukabona ko pace irahindutse, ikipe barayivudukanye. Rayon Sport ibashiye kwishyura, yabyishyura byose cyangwa yakwishyuramo bikeya, ariko ukabona ko ikipe irakinnye, ifasha umwanya nayo irahumeka, itatakwa cyane. Haji nawe muri minsi yazamuye urwego, asigaye adesida mu match. Usibye ko byaje kuzamo gakeya mu mpera za shampiyona no muri intangiriro z'ingi, ukabona ko atari ku rwego rwo hejuru, ariko nk'umukinnyi agira agahe gato yo gusubira inyuma, ariko umukinnyi mwiza arongera akaritusha agasubira ku rwego. Haji nawe ni amahitamo meza ya Rayon Sport. Kuri atake yo Fari Nganye nta kubishidikanyaho, ubu ni Meri Biteri wa shampiyona y'u Rwanda. Ejo bundi kuri match ya Musanze yatsinze ibitego 2, n'ubu ni umugabo ufite amahirwe yo kongera gutsinda ibindi bitego bya 2 cyangwa bikanarenga, agakomeza gushyiramo ikinyuranyo we n'abandi bataka. Fari Nganye ni amahitamo meza kuri ataka ya Rayon Sport. Manuka muri comment umbwire iyi 11 mpanze urahiye amahirwe angana iki yo kubanzamo. Ese wowe urabona wakuramo nde ugashyiramo nde uramutse uhawe amahirwe yo gupanga iyi kipe?
Abareyo nabiziza amahirwe yo gutsinda Kiyovu Sport nk'uko muri shampiyona Fazare byagenze, yawukanze ntabwo ijya ibinturo, n'ubundi bakongera bakayitsinda kandi bakayitsinda byinshi. Icyo nakwisabira Abareyo ni ukugera kuri stade. Numva uri umurebe ukuri wakunze iyi video, kanda subscribe, kanda like, uyisharinge Abareyo bagenzi bawe, nurangiza ujye muri comment uvuge cyangwa utange amahirwe ashoboka ko ikipe yabanzamo. Abareyo nabifuriza intsinzi, ariko muri football byose birashoboka.